ndabona hano hari umuntu uzanye ubushera reka azane tubanze dusome uko turi mu cyaro abantu banabibone ko aha duherereye ni mu cyaro Imahama akavura kari kugwa urabona ko rero iwacu ni heza akavura kari kugwa kubera ko tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda Sam TV Rwanda niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu naje kukureba nka Samweli mu bukwe ikirori mwari mufite nifuje kuba nanjye rero nakibamo wakoze cyane rero kambanze ngushimire ndagushimira kuba wafashe icyemezo cyo kuza kundeba nko mu YouTubers nubwo utarubizi nanjye rero ndo mu YouTubers mfite ikinyamakuru cyitwa Sam TV Rwanda Sam TV Sam TV Rwanda byo ni byiza cyane yego Sam TV ese televiziyo Sam TV ni ibiganiro cy'ibyabinyuraho ese insanganyamatsiko ya Sam TV ni iyihe insanganyamatsiko ya Sam TV Rwanda no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu buryo bw'ubutumwa indirimbo ndetse n'ubuhamya ndetse tukakora n'izindi gahunda zijyanye no gufasha mu buryo butandukanye none Sam TV utubwiye ko kabisa insanganyamatsiko ariyo kuririmba ndetse n'ibwiriza butumwa waba ufite nk'indirimbo imwe nibura ukaducishirizaho nubwo waba umunota umwe hanyuma tukumva uyu mwanya indirimbo mfite ntago ndayitunganya sindayisohora ariko nanjye ndayifite ni byiza cyane tuzabifatira umwanya ubutaha nuza nzaba niteguye nanjye ubwo mpaye umukoro nta mpamvu yo kutazagutumira n'ikindi gihe noneho nanjye nkiyumva ariko cyane cyane ngewe ndi umuvugabutumwa uri umuvugabutumwa nk'abadukurikiye kuri Vania TV show urababwira iki kijyanye ese ubutumwa ni butumwa ki reka tubanze dusenge duhe n'ikaze abantu ubundi tubone gukomeza gahunda Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ineza n'urukundo rwawe tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye wabanye natwe waturinze waradushoboje twateguye ubukwe byagenze neza wahabaye nubwo imvura yitambitse ariko uracyari Imana kandi uracyavuga bikabategeka bigakomera rero tukwete ikiganiro tugiye gukora ukiyoborere nk'Imana kandi uhumugisha umwana wawe Shingiro wabashije kuza kutugezaho ibiganiro byawe wakoze kuri Imana duhaye umwanya wo kuvuga bisabye nizeye mwiza twitakoze amen komeza nakibazo oya ibintu nk'ibi nyine bibaho no kubyihangana no kwihangana aha ni mu giturage ni mu banyacyaro ibi by'abanyamakuru nabyo bamenyereye nta kundi reka dukomeze Sam TV rero naje hano nje mu kirori cyawe nubwo yenda akabayemo kugira ngo utubwire ku nsanganyamatsiko yivuga butumwa ukunze gukora kuri Sam TV ibi nabyo birakenewe ariko mu by'ukuri twaje tuje mu bukwe hano ubundi ubukwe ngiye nk'uko mbubonye nabonye ubukwe bimeze neza wowe ese urabona bya bimeze bite mbere na mbere banza umwundire nsuhuza abakunzi ba Vania TV show ndabashuhuje rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbonereho no gusuhuza abakunzi ba Sam TV Rwanda ndetse nshishikariza abantu bakore subscribe kuri Sam TV Rwanda ndetse na Vania TV show hari na hemusi w'ubukwe uri kwemusinga Birashira TV nawe bageyo bakore subscribe twari twamwibagiwe Birashira TV musuhuza cyane twari twamwibagiwe sinzi niba yaba ari kutwumva ariko naho yaba twumva rwose karibu kuri Vania TV show kandi turabakunda cyane reka rero nsuhuze abantu ba Sam TV Rwanda ndabakunda cyane ni inshuti zange baranshigikira mu buryo bwose reka rero tubaye twasuhuze aho muherereye mu ntara zitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo umujyi wa Kigali ndetse n'intara ya gatatu diaspora turabashuhuje mwese aho muherereye abakunzi ba Sam TV Rwanda aba Vania TV show ndetse n'ababirashira TV mwese turabashuhuje Sam hano turi navuga ko turi mu cyaro ubu ntago uri mu mujyi nk'uko byari bisanzwe mu cyaro rero benshi hari ikintu baba batazi nk'iyo uvuze intara ya gatandatu ukaba ko ari diaspora ubundi muri make bishaka kuvuga iki diaspora bivuze abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda badaherereye mu gihugu cy'u Rwanda abo nibo twita diaspora abo ni babandi baba baragiye gupagasa mu mahanga abagiye gupagasa mu mahanga abatuyeyo bari ariko bakomoka mu bihugu byacu bya Afurika
ku buryo n'umuntu uri Tanzania hano hirya se cyangwa Uganda uri Tanzania nawe ni umudiaspora ko numva ari ibintu byo bitanga nubwo ari umunyafurika ariko ni umudiaspora aha birumvikana kuba adatuye muri iki gihugu cy'u Rwanda uwo ni umudiaspora still aho ngo ni umudiaspora aha ibyo birumvikana neza cyane Samu ndabona hano ikirere kigize nabi imvura ni yose ndabona hano hari umuntu uzanye ubushera reka azane tubanze dusome uko turi mu cyaro abantu banabibone ko barabibona ko ubu ni ubushera kandi bwegetse neza ahubwo uwo muntu wari ukwiye kumwakira ukamuterera agatebe nk'aho ngaho nibura rero murabibona ko aha duherereye ni mu cyaro i Mahama akavura kari kugwa urabona ko rero iwacu ni heza akavura kari kugwa kubera ko ari umugisha w'ubukwe oya uhise unabereka ko rwose muhinga amasaka barabibonye babibonye ko n'agashera kamanuka neza nta kibazo abantu bo mu mujyi Kigali rero babe bareba Samu bajye bamenya ngo Samu ku masaka mbese ari ibintu byiwe bajye bamenya ko nibakenera ubushera Samu bajye bamubaza ibice bifite gahunda gahunda irahari cyane kandi urabona ko ibintu bimeze neza urusaku ni rwinshi ariko nta kundi nta kundi nawe urabibona kabisa ndumva rero tutagiye kure wambaza ikigenderewe kugira ngo ni ukuvuga ngo ikigenderewe twaje hano mu bukwe ariko imvura yabaye nyinshi ese Samu ku bukwe bwari ubwanyu murabusubika cyangwa se burakomeza nk'uko bibona ubukwe bwakomereje muri sale y'urusengero ubu niho bari urabona ko aha hubatse kidara byabaye ngombwa ko imvura iba nyinshi cyane noneho amazi aratemba ibi rero twashatse gukora gakondo ko mu cyaro abantu batwihanganire n'abantu bo mu mujyi abadiaspora bari mu bihugu bitandukanye bihangane nuko byagenze ariko umuhango w'ubukwe urakomeje ubundi byari bisanzwe bizwi ko usanga ari amatente abasakaye neza ariko hano twasanze aba ari amatente asakaye neza ariko aha turi ni mu cyaro kandi urabona ko ni ubukwe bwa gakondo abantu banabibonye ko nafashe igikombe nka ubushera ntabwo nanyweye fanta nanyweye ubushera fanta ziza ugiye kumera nk'aho mwana wuzanye ariko sha n'ubundi amata munywa ava hehe ngo ntava muri fuso se abandi ngava ku igare ukabatazi hari umwana nigeze kubaza ndamubaza ngo ikijumba kiva he arangira avanga ikijumba kiva mu isoko ibatsinda ariko uzi nanjye hari umwana nigeze kwibaza gutyo ariko kukibatsinda bahazi niryo soko rero ibatsinda ni umurenge wa Kinyinya umurenge wa Kinyinya niwo murenge mu gihugu cy'u Rwanda ufite abantu benshi kandi akagari ka Kagugu akaba ariko kagari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu gafite abantu benshi urumva rero niyo mpamvu batsinda izwi cyane byanga bikunda bagomba kumenya ikijumba bagomba kumenya ikijumba kandi wibuke ko batsinda iri muri Gasabo kandi wibuke ko igihugu cy'u Rwanda gikomoka Gasabo u Rwanda rwa Gasabo urumva rero batsinda igomba kumenyekana kuko batsinda ni santere ya Gasabo twavuga ni isoko rya Gasabo wavuga ririmo abantu benshi cyane none se Samu nk'abantu urana nagusanze hano mu cyaro nje mu kirori cye nk'abantu bumva ko nkiyo mu mujyi usanga hari abana batazi ngo amata aturuka hehe ikijumba kiva hehe ni iki ushobora kubabwira cy'insanganyamatsiko wasanze mu mujyi insanganyamatsiko nasanze hano mu cyaro utasanga mu mujyi aha mu cyaro umwana wese wabaza yagusubiza ko amata ari inka ava ku nka mu gihe hari abana mu mujyi ushobora kubaza bakubwira ko ava ku igare ubu ubajije umwana hano ashobora kugusubiza hano ikijumba kiva ubwo bishaka kuvuga ko se abana bo mu cyaro ari abanyabwenge kurenza abo mu mujyi ntabwo si ukuvuga ngo nibo abanyabwenge kurenza abo mu mujyi ahubwo nibo babasha kubana n'ibintu gakondo ibintu gakondo kubera ko haba amasambu haba imirima haba intoki wabibonye haba amasaka areze wabonye ko agashira kameze neza abantu baba bari kunywa cyane rwose ibintu bimeze neza cyane mu cyaro ntabwo bimeze nk'ahandi Kigali abantu banywa hakaboneka abataha batanyweye aha mu cyaro nagashira kakagera kuri buri muntu wese akakabonera igihe reka rero turarikire abantu bakurikira Vania TV show ndetse na Birashira TV ndetse na Samu TV bari mu mujyi mujye mumenya ngo burya
icyaro nubwo wumva ngo ni icyaro ariko kiba kirimo abanyabwenge. Kumva umwana w'i Kigali umubaza ngo amata ava he, ngava muri fuso cyangwa ku igare, ni ibintu biba bitumvikana neza. Rero bajye banyarukira no mu byaro nibura barebe ku bya gakondo, maze ubundi nabo babashe kugira byinshi. Ikintu cya mbere ugomba kwemera, ugomba kumenya ko natwe ubwacu turi kuri kamera duturuka mu cyaro. Naha twakuriye, niyo mpamvu twebwe rero buriya mu mujyi turabafite no mu cyaro turabafite. Niyo mpamvu ubona hamanitswe aya matete, nashatse kugira ngo tuze kwereka abantu bacu batubona mu mujyi, bamenye ko iwacu dufite ubukwe gakondo, aho abantu bakoresha ubushera, bagakoresha umutobe. Twe turabarokore, abatari abarokore bakoresha n'inzagwa, ariko twebwe nk'abarokore dukoresha ubushera, tugakoresha n'umutobe. Ndetse ibidara byacu ni ibingibi wabonye, aya mashitingi abantu baraza kuyabona, turaza kuyafotora. Rero nk'uko mubibona ni uko bimeze. Rero abakunzi ba Sam TV Rwanda, abakunzi ba Vania TV Show n'abakunzi ba Birashira TV bamenye ko ari uko bimeze. Nuko bimeze rero ndabona dusa nkaho bagiye kuza kutureba kugira ngo warumuye mu bukwe kugira ngo dukore ikiganiro. Ndabona basa nk'abaje kundeba dusoza, bambaza ikintu cy'amatsiko kugira ngo dusoze. Nta kirenze, ubundi ikintu cy'amatsiko nuko bamaze kumenya ko uri Sam TV, bagomba gukora he subscribe kugira ngo bagushyigikire. Reka mbanze nabashimire bamwe mu bantu bari kuri Sam TV Rwanda baba baragize uruhare mu kugira ngo iki gikorwa cy'ubu bukwe kigende neza, kuko abarimo abadusengeye, wohereje 1000 cyangwa 500, abo bose tubasabira umugisha kugira ngo bamenye ko igikorwa bateguriwe cyakozwe kandi cyagenze neza. Nubwo imvura yabijemo bikaba ngombwa ko abantu basohoka mu kidara bakajya muri sale, Imana yatanze umugisha, haboneka amazu twabashe kwiyeranjamo. Byagenze neza, babonye umunyamakuru. Nayibonye rwose bimeze neza cyane. Rero reka tubashimire abadukurikiye kuri Vania TV Show ndetse na Birashira TV, Sam TV. Ubundi Sam, hari akantu ugomba kugenda ubwiye abakunzi bawe nyirizina, hatabayeho abavaniya cyangwa se ababirashira. Ni nk'akantu ki ubafitiye nibura? Akantu nababwira ijambo riri muri Zaburi 142:8, uvuga ngo kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe kugira ngo nshime izina ryawe, abakiranutsi bazangota kuko uzangirira neza. Rero ni ukubabwira ko Imana ije gukura imitima yabo mu nzu y'imbohe. Inzu y'imbohe mvuga ni bwa bwihebe barimo, ni kagahinda barimo, ni bwa bukeneye barimo, ni ya mibabaro barimo. Rero bizere ko Imana ikora byiza cyane. Murabona ko bigaragara ko Imana idukijije urubwa. Ubu bukwe nk'uko mubibona mushiki wacu hari abayo kwishingira ariko baje kweza umubano. Rero Imana ijya ibigenza neza, urabona ko idukuyeho urubwa rwatujeho rujyanye no kwishingira. Rero Imana yabikoze bigenze neza cyane. Ndumva ku kantu kashishikariza abantu ko nabo Imana izabagira neza. Abantu batarakora ubukwe, bafite abagore, bafite abagabo, batarakora mariage, birashoboka ko Imana igihindura amateka. Umuntu utarabashije kugira amahirwe yo gukora ubukwe akabasha nawe kubukora. Rero ndumva ariyo nsanganyamatsiko navuga. Abantu nabashishikariza ko bitararenga, n'utarakora ubukwe azabukora, umukobwa utarabukora azabukora, umusore utarabukora azabukora, ndetse n'ababashije kuburyo ari bubisi nabo bazabuvugurura, bizagenda neza. Twatangiye dusenga rero Sam, sinzi niba yenda iyo gahunda n'ubundi iriho, yenda ko wasoza n'ubundi. Reka dusoze dusenga. Data, turagushimiye Mana Nyiringabo, tugushimiye kubw'abakunzi bacu, abakunzi ba Sam TV Rwanda, abakunzi ba Vania TV Show ndetse n'ababirashira TV Show bakurikiye uyu muhango w'ubukwe ndetse bazakurikirana n'iki kiganiro. Ndasenze kugira ngo ubiyere kuhaze kwifuza kwabo, byose bikore kwibasha mu izina rya Kristo wakoze. Amen. Abari bakurikiye Vania TV Show, Birashira TV ndetse na Sam TV, dusoreje hangaha. Ubundi ibiganiro kuri izo channel zombi nakagaruka, mugira amahoro. Ciao ciao.